umwana w'imyaka 12 wabuze umubyeyi cyane cyane umumama. Umwana w'imyaka 12 abaruta umupapa w'imyaka 45 ugifite umubyeyi. Wenda ushobora gusanga umupapa afite imodoka yarubatse, afite inzu, afite, ariko iyo experience yo kubura umubyeyi barakubwira ngo bro, umwana ufite imyaka 12 yabuze umubyeyi, ako kanya kimara kumushyingura ahita aba umusaza w'imyaka 50 ushaje. Ariko gusa nishyingurwa uko mubizi, uyu murinda habirene yakoze kuri za Voice of Africa, yakoze kuri za Magic FM, akora ku Isango Star, ariho yahuriye noneho na Philpeter. Philpeter afite Philpeter 250 tarahinduka The Choice, amuha akazi kuri Philpeter 250. Amaze kumuha akazi urumva baradvancinze kabisa, baradvansa bigenda neza kabisa, kugeza ubwo bafashe gahunda bajyana no kwisiba, ubona nyine nta gatoki ku kandi bari kumwe. Still Philpeter bagakomeza bavuga ukuntu ari inshuti ye niki, ariko n'ubundi hakazamo utuntu tudusaga akavuga ati Philpeter ni indyarya, Philpeter nta rundi rukundo afite muri ndahabirene niki, kandi ubundi mwabibonye icyuho ntuze yasigayemo. Philpeter arakubititse, umuntu bita muri ndahabirene akivaho, Philpeter arakubititse cyane kabisa. Mise mbona igisobanuro cya showbiz, mise mbona igisobanuro cy'umuntu nyine muba muri showbiz. Nta ushobora kwirikanga ngo ni umuntu nyine ngo inshuti yawe muri ibi bintu, muri imihanda, ariko no kugira ute no kurenza aho nyine. Yes, mureke nongera mbashimire cyane mwebwe mwahisemo kubana na World Entertainment nk'ibisanzwe. Tukaba tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye cyane, ariko muri wa mujyi wo kuvuga ngo mureke Nyaboneka tuzaye tubanza tunigane dutera ubwenge. Hari umuntu ako si n'umuntu, hari agasori kigeze kuwokera, ariko n'ubundi ni dutekerezo nyine kugira ngo tuzajye twirinda guhubukira gukora ibintu tutashobora, cyangwa ugasanga umuntu aragiye akoze ibintu bikamugira impact itari nziza cyane. Ngo umwami kera, umwami hari ukuntu yafashe abagabo batatu, arabwira ngo bajye guhiga mu ishyamba, bagende nyine baza n'umuhigo, bahige inyamaswa, baze batange iyo mihigo ku mwami nyine abone icyarya, ko umwami murabizi ko ntabari kongwe mu bwami. Noneho abo bantu uko ari batatu ngo nabahigi b'ibwami, baragenda barahiga kuva mu gitondo bajyana nimugoroba babuze umuhigo kabisa. Baravuga ati se biragenda gute, turabifata turakora iki kugira ngo bishoboke ibi bintu cyadu tujyana umuhigo? Baravuga ati rero reka twicire imbuto tugira ute tuzijyane. Bacura buri wese aca urumva mu ishyamba harimo imbuto zitandukanye, bose baragenda baca imbuto zitandukanye bagira ute barazijyana ku mwami nyine. Baravuga ati umwami nyama twazibuze tumujyane imbuto, n'ubundi nicyo kintu twabonye cyonyine. Bafata inzira basubira ibwami, urumva bari babuze umuhigo bajyanye izo mbuto. Bageze ibwami umwami arababwira ati ngiye nta kuntu mwambwira ukuntu mwabuze umuhigo uyu munsi wose, abantu b'abagabo batatu n'urukwavu rubona niwe Koko. Umwami arababwira ati ngiye kubaha izo mbuto mwazanye, buri wese agiye kuzajya agira ute, agiye kuzajya zicisha hahandi hava ibikomeye nyine inyuma inyuma nyine hari aho dukorera ibikomeye, cyangwa se muri aho ngaho nyine inyuma nyine aho ngaho dukorera ibikomeye. Aho ati murazicisha inyuma kabisa izo mbuto zose. Ubwo uwa mbere yari yazanye inkeri, yazanye inkeri, sinzi abantu bashaka inkeri murazizi, sizo bita strawberry I think. Bazanye strawberry. Noneho aramubwira tugiye kuzicisha inyuma. Arazifata azicisha inyuma. Urwa mbere, urwa kabiri, urwa gatatu rugeze ahita ataka cyane, atatse ubwo barapfuye. Amaze gupfa undi wa kabiri araza, baza ngo yari yacitse yaraciye pome, yari yazanye pome. Umwami aramubwira ati izo pome ukazicisha hehe nawe aho ngaho inyuma. Ubwo umuntu agira ute afata pome ye, arahatiriza kabisa, hasigaye akantu gato, nawe baratatse. Kandi ubwo itegeko ryari kubikora udatatse. Abaratatse umwami nawe abaramwishe.
maze kumwica ahita ajya mu ijuru. Urumva nyine umuntu ajya mu ijuru. Noneho buri impamvu yatatse uwo muntu wa pome we yaratatse ahita anaseka. Noneho undi ahita ahurira urumva wa undi wa pome ahita kubera yari yapfuye yagiye mu ijuru n'uriya w'inkeri yagiye mu ijuru bahita bahurira mu ijuru bose baraganira. Uwa pome aramubwira uw'inkeri aramubwira ati mani njye zari inkeri zari ntoya njyewe zananiye kuzicishamo hehe hahandi nyuma. Atari ko nubwo ari wazanye pome ni iyihe mpamvu yatumye bikunanira kandi nandi kubona wabisoje byarangiye. Bashaka ngo gere rwose ka pome nari kukipevera nta nubwo rwose kari kunanira. Ariko ikibazo cyabaye mama yanjye ngo nagiye kora ngo mitambora ngo ngende ba pome ukuntu yari yanyahagije. Yewe data we ngo mbonye umuntu ufite ibihaza nahise nseka nibaza ukuntu kiri ngo nibaza ukuntu kiri bunyura inyuma. Ndavuga none uyu muntu nuwadanje nyine ngo nibona hise nseka nyine mwame itabona yuko ntatse ahita nyica niko kwisanga hano mu ijuru. Rero nibyo mani nicyo kintu ni nama twanakuramo buriya mu buzima. Nama twakora mu buzima se dukora ibintu dushobora kuvuga ngo ibi bintu tubikoze byatuzanira ingaruka nziza cyangwa ingaruka mbi. Nyaboneka twe dukora ibintu tutazicuza nyine nyuma ya sibyo. Twe dukora ibintu tutazicuza nyuma ya kushaka gukora ibintu bikagira ute ugasanga hakuviriyemo ibintu bibi. So nyuma nkuko muzi twe byacu bari showbiz nakaba gaciyemo kugira ngo tunaganire tunajya inama tunatera urwenya. Reka twigarukire makuru yacu. Hari amakuru agiye amazi imisi avugwa, hari ibintu bimaze imisi biba ku basitari hano mu Rwanda, ariko kimwe muri byo mu byavuzwe ni inkuru y'akababaro y'urupfu rw'umubyeyi wa Murinda Habirene cyangwa Emirene mwese muzi kuri MI. Dukomeze no kumwihanganisha, Imana ikomeze ituze umubyeyi we ahera kabisa. Tuzi yuko kumuzuko nuba abazaba barakoreye Imana bazazuka bajye mu ijuru, kandi n'abandi nabo batakoreye Imana nabo bazazuka ubwo ibyabo Imana izaca urubanza rwabo izabaha ibakwiriye. Ko gusa twe twizere neza yuko Murinda Habirene n'umubyeyi we bazongera bakabana neza mu mahoro kandi nakomere. Kubura umubyeyi Imana birarinze. Siko umwana w'imyaka 12 wabuze umubyeyi, cyane cyane umumama. Umwana w'imyaka 12 abaruta umupapa w'imyaka 45 ugifite umubyeyi. Wenda ushobora gusanga umupapa afite imodoka yarubatse afite inzu afite, ariko iyo experience yo kubura umubyeyi barakubwira ngo bro umwana ufite imyaka 12 yabuze umubyeyi ako kanya kimara kumushyingura ahita aba umusaza w'imyaka 50 ushaje. So urumva ni ikintu cyagikomeye cyane. Komeze tumwihanganisha muri bihe arimo. Ariko nyuma y'ibyo ngibyo byose bibaye, urumva ari ukuntu warakwanye n'umuntu afite inshuti ze zaramusuye, ba Chris Easy bamubaye hafi, ba Junior Giti bande bose kabisa inshuti ze zose zo muri uru ruganda zamubaye hafi, ba Rocky abantu bose nk'abo ngabo. So ariko gusa nishyinguko uko mubizi uyu Murinda Habirene yakoze kuri za Voice of Africa, yakoze kuri za Magic FM, akora ku Isango Star, ariho yahuriye noneho na Philpeter. Philpeter afite Philpeter 250 tarahinduka The Choice, amuha akazi kuri Philpeter 250. Amaze kumuha akazi urumva baradvancinze kabisa, baradvansa bigenda neza kabisa, kugeza ubwo bafashe gahunda bajyana no kwisiba. Ubona nyine nta gatoki ku kandi bari kumwe, umuntu bita Murinda Habirene na Philpeter bo barakorana kwisiba igihe kinini cyane. Ishyamba TV bakora ikiganiro bita The Choice. Philpeter 250 irahinduka ihita The Choice, akomeza yibera umunyamakuru w'isibana n'umunyamakuru wa The Choice, birakomeza nyine gutyo. Agera igihe cyo kuvuga ati ngiye kwikorera, ahita akora ibye, ahita agenda ashinga igitangazamakuru cye bita MI Empire, arakora still. Philpeter bagakomeza bavuga ukuntu ari inshuti ye n'iki, ariko n'ubundi hakazamo utuntu tudusaga akavuga ati Philpeter ni indyarya, Philpeter nta rundi rukundo afite Murinda Habirene n'iki, kandi ubundi mwabibonye icyuho ntuze yasigayemo. Philpeter arakubititse, umuntu bita Murinda Habirene akivaho Philpeter arakubititse cyane kabisa. Bahise ubona ko platform isimanuka iragenda iramanuka kabisa irashonga, gusa nyine isigara ku izina yari ifite.
nubwo n'ubu ngubu ifite ibibazo ko yabuze The Trace ntago kiri kuri YouTube, ariko ibi byose ntimukatubeshye nta gakino, ntago iraca no barayihagaritse, kandi biriya bintu muri setting za YouTube umuntu nyiri cano ashobora ko yayistop akayihagarika bishaka muri setting za YouTube bibamo, kuko yarabaye terminated so kivuga ati ngo has been terminated, niko byaba bigaragara ko nk'iyo ugiye wenda nko kuri website yabo The Trace ukareba nk'ama video bagiye bashyiraho ukayakirika bakwereka yuko iyo cano ihagaze. Ibi byose no kugira ngo bashyire abantu mu rujijo, uzabareba nigaruka uzabareba kuntu izabitwika buri zagarukana story zakasamutwe. Ibyo ngibyo ariko gusa sibyo nshaka kugarukaho, nandi kubabwira umubano hagati ya Philpeter n'umuntu bita Murindahabirene, ariko ahantu habereye amabara ibintu byatumye abantu benshi babyibazaho. Uzi ko buriya umuntu bita amakuru ari ku mihanda ari kuvugwa, bivugwa yuko umuntu bita Philpeter Nizeyimana Philbert, nk'uko abantu benshi bura ntibazi iryo zina, Nizeyimana Philbert ariwe Philpeter ntago higeze agaragara mu gushyingura mama Murindahabirene, kandi nk'uko tubizi umuco nyarwanda byanze bikunze. Iyi nkuru nyine nyikoze twitonze, kuko nyine tugomba kubaha umubyeyi wacu, buryo umubyeyi wawe niwe umubyeyi wanjye, kuko yitabye Imana. Ariko turabizi ko mu muco nyarwanda inshuti yawe burya inshuti yawe pe ishobora wenda kutaza wagize isabukuru y'amavuko, ishobora kutaza mu bindi birori, ishobora kutaza nk'abaki n'iki, ariko mu kintu cyitwa ubukwe n'ikintu bita gushyingura, wenda no kuza gusura umwana igihe umuntu yavutse, igihe umuntu yashyingiwe n'igihe umuntu yashyinguwe, ibyo ni ibihe bitatu buryo ubonera inshuti nyazo, kuko ni nabyo bihe bitatu bitagaruka mu buzima. Kuvuka ntibigaruka, gushyingirwa buriya bibaho rimwe, ubukwe bubaho rimwe mu buzima. Nushaka warakoze ubukwe inshuro eshanu, ariko ubwo bukwe bwa mbere nibwo bukwe. Sasa no gupfa, ibyo nibyo bikorwa buriya bitatu, nizo moment eshatu umuntu atabagomba kwibagirwa cyangwa se kuba uboneraho inshuti zawe nyazo. So kubona rero umuntu bita nka Philpeter atarigeze aboneka mu gushyingura mama Emirene, umuntu twatuzi ko ari we nshuti ye, umuntu wafashije Emirene kugira ngo agire izina afite aka kanya, ntabwo twabirenze ko ari Philpeter. Byageze ute? Byatangaje abantu, byarabatunguye, ariko ntimucire nabwo urubanza Philpeter kumucira urubanza ngo urareba ngo n'uburyarya, ngo urareba nyine ngo yarari guscaminga, ngo n'umuskama, ngo yarari guscaminga ntuze Emirene, ngo byari ubushuti nyine ngo for business, ngo ni friends for profit. Ntago ibyo ngibyo ari byo kabisa. Ushobora gusanga yari afite n'izindi gahunda wenda, cyangwa se ugasanga afite n'ikibazo cy'uburwayi pe. Dufate ko Philpeter yagize ikibazo wenda cyo kuba yararwaye agahera muri koma byatuma atagera, ariko mu Rwanda turabizi neza ufite inshuti ntigutabare mu byago nk'ibyo. My brother, iyo nshuti ihungire kure. Philpeter utavuze ngo yabuze itike, afite imodoka, cyakoze Dani bararwaye wenda byo, ariko si izindi gahunda zatuma adatabara umuntu nizihe. Izo gahunda zatuma atamugeraho nibura ku buryo yafataga n'iminota 2 cyangwa 3 byo kuba wenda yahagera, wenda izo gahunda agahita zijyamo direct, ariko yahageze iyo presence ikaboneka nizihe. Noneho ngo ikintu kinarenze buriya ngo kiragihe nimugoroba yari ari gucurangira Green Lounge, bari gupromoting ya ndimbo yabo Jugumira, ngo niho yari ari muri Green Lounge. Ibyo bivugwa, ibyo byaba bibabaje. Philpeter ugomba simvuze nda ngusaba imbazi ko nta nikosa ari wakoze, kandi kwa inshuti n'umuntu ushaka, cyangwa se ugakorana n'umuntu bikarangira nawe akagenda nawe ugasigara. Ariko niba wenda dushobora kuba ari natwe twibeshya, ariko ntago ngiye narenganya Philpeter. Dushobora gusanga wenda audience twaribeshye wenda ku mpano wa Philpeter na Murindahabirene, tukabifata nka hari abantu nyine ngo inshuti cyane ngo bari close, ariko gusa nyine nibyo mu maso yacu nkuko tubibona, tuba tugomba kuvuga ibihari. Ni ikintu nyine kibabaje cyane kubona nk'umuntu twafataga nk'inshuti yawe iri kugira ute, ari kugenda ahinduka kabisa, ari kugenda ahinduka, ubuzima bukamuhindukiraho, akagira ibyago nka biriya nyine, ukabona nyine nta Murindahabirene inkuru kubura umubyeyi biragwa. Nibwo nari mbonye Murindahabirene akarira amarira bana nyiremo, birabihe biragoye. Niyo mpamvu wa mugani igame nta nshuti yo kuvuga ngo ni inshuti yo kugira ngo tubane duprofitane. Ntise mbona igisobanuro cya showbiz
nize mbona igisobanuro cy'umuntu nyine muba muri kwe muri showbiz. Nta ushobora kwirikanga ngo ni umuntu nyine ngo inshuti yawe muri ibi bintu muri imihanda, ariko no kugira ute no kurenzaho nyine no kurenzaho. So mureke mbashimire cyane, dukomeze tube hafi umuvandimwe wacu muri Ndahabirene, kandi umubyeyi we Imana ikomeze imuhe iruhuko idashira kugira ngo abeho atuje, kandi nawe yumve yuko mu bwami bw'Imana yagize ute yamaze kugerayo. Muri Ndahabirene mama wameze fresh, ameze neza, ubwo ari mu biganza by'Imana. So amahoro y'Imana bane namwe, imigisha ya Yesu Kristo bikomeze ibahundagareho mwese aho muherereye hose, nk'abakunzi ba WSE cha World Star Entertainment TV. Muri kumwe nanjye rero Pride, ibiganiro nk'ibi nakagaruka. Ciao ciao.